sa nkumbaza ngo umuhungu wawe buri kantu ari he? buri kantu ari he? Magingaga umugira barimo baramuzamura amageragere. buri nguni we ntibamutwaye. Batwaye icyo bita buri kantu kimwe gisa nk'umutanga. ariko cyangwa ukuntu urimo urambesha, urimo uratwika kubera buri kantu ntabwo mwumvikana. Urabizi ko buri kantu ntabwo mwumvikana. Umva, kuba ntumvikana nawe, kuba tunumvikana, ibyo ngibyo rwose nta naho bihuriye n'icyaha yakoze. Ikindi kandi ruriya Rwanda rwari rukwiye biriya bintu mo gake. Njye simwifuriza kuba wenda yafungwa nk'iyo myaka yose, ariko akantu nk'ako ngako ko guhwitura kari gakwiye. Narakubwiye ngo njyewe nta muntu ujya umenyera ngo ubone ngo umare imyaka 2 utarahura n'icyo bita inkoni y'Imana. Icyo kintu narakikubwiye kandi ngira ngo nawe urakizi. Buri kantu bari baramutwara direct, ariko ntabwo uzi icyo arimo arazira. agazeja azira iki? ngo azira iki? arimo arazira icyaha cyo gushimuta bro. Ariko urabizi ko njyewe ntakuriye mu Rwanda cyane. Ni ukuvuga ko hari amagambo umuntu avuga nkumva ririmo rirakoreshwa cyane, hari n'ahantu ushobora kugenda staniga ahandi rikanyobera. So gushimuta ni ugukidnappinga mu kinyarwanda cyiza, direct translation y'icyongereza. No ugukidnapping mu Rwanda. Nta muntu ufite uburenganzira bwo kuba yashimuta mugenzi we, ndetse ikintu bita gushimuta mu Rwanda ntikibaho. Baba bagomba kumenya ahantu uri, urumva naho uherereye, kugira ngo batabare uwashimuswe. Siziri mu byumva. Noneho urumva uwitwa buri kantu yazanye ng'abana b'abakobwa bro ahantu bacumbitse, barasambanya abona ntibihagije, aranabashimuta. uri kumva bro? ngo abona ntibigize gute, ntibihagije, aranabashimuta. Ikintu rero leta ikora iyo hari umuntu ukomplainze ariko atari ko twashimuswe, baratabara. Kubera ko icyaha cyo gushimuta mu Rwanda kitemewe, urabihanirwa. Buriya ntibigutungure icyaha kiramutse kimuhamye bikitwa gushimuta, umuhungu ashobora kurya ibigori imyaka nk'icumi. oya urabeshya bro, nyine icyaha kimuhamyeho gato, icyaha kimuhamyeho gato, ibigori yahita birya imyaka 10. Ubwo cyajyaga gitekereza ko urugumba k'igihugu ari nk'imbuga y'iwabo. ariko je ubu kwera ubushaka ko umuntu bamufunga? Oya, ntago mvuze ngo ajye kurya ibigori iyo myaka yose. Ndavuze ngo byari bikwiye ko tubabanza bakagikandamo gakeya. Ntago mvuze ngo wenda ngo ngewe nishimiye ko bamufunga no kubagira gute, sibyo? Ariko byari bikwiye ko kibanza kikabanza kikumva. Hari ukuntu ubona ko umuntu abana nibo bareze cyangwa ni ababyeyi? buriya abana bashobora kuba bandikiye nk'undi muntu kuri telefone, cyangwa se bakamuhamagara kuri telefone. Noneho bihita bigira gute, bihita bibostinga kuriya. ubwo se buriya buri kantu yashobora gutinyuka agashimuta umuntu. ubwo se ese washimuta umukobwa mukuru? Kubyimba yari amaze umva se,
uzi ko nakubwiye ngo buri kantu ukuntu yari ameze igihugu yari amaze kugifata nk'aho ari umuharuro wa se yabyimbaga kabisa ukabibona ko nyine yamaze kubyimba bro urimo urabiba urwango ndakumva oya byenda byihoreresha we ntabwo wabibonaga se ariko dunuka bizaga nawe kwigira nyoni nyinshi ni ukuvuga ngo hari imikino umuntu akina niyo adashobora gukina baragira bati hari ibikino bidakina bijya mu nka uri kumva hari ibikino bidakina bijya mu nka iyo ubikiniye mu nka ni ukuvuga ngo bahita bagucyamura ariya ngo ni umushumba agira ariya ngo ni umushumba bafite ayigucyamuza amatwi bro gucyamura amatwi bakayacyamura